muze tujye kumuzana akakanyira mfite mu mutima wawe ibyishimo neza nire jambo ryangare tusoza kindi kiganiro gitoya ibyishimo byinshi munsi aka kanya Fideus nire jambo wamubwira Fideus uriya Legacy on top nk'ibisanzwe ngendi isarurangwa ahandi ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ahamaze gusomwa urubanza rwa Uwihoreye Jean Bosco bakunda kwita Ndimbati. Nari nicaye mu rukiko ndi gukurikirana isomwa ry'uru urubanza rukijijwe mu ruhame ndetse umucamanza ategetse ko Uwihoreye Jean Bosco bakunda kwita Ndimbati abaye umwere kandi akayita arekurwa aka kanya. Kuba umwere kwa Uwihoreye Jean Bosco bakunda kwita Ndimbati rero hari icyo umucamanza yashingiyeho. Hari ibyo umucamanza yavuze yiganye ubushishozi harimo kureba itariki y'amavuko uyu mukobwa koko yavukiyeho kuko ubushinjacyaha bwari bwatanze amatariki y'amavuko ndetse muri dosiye hagaragaragamo indangamuntu ebyiri zidahuje amatariki y'amavuko. Hari ahagaragara itariki ya mbere z'ukwa mbere 2002 hari n'ahagaragara itariki enye z'ukwa gatandatu 2002. Ubucamanza bwavuze ko akwiye kwemerwa indangamuntu igaragaza ko uyu mukobwa yavutse itariki ya mbere z'ukwa mbere kuko yatanzwe n'urwego rubifitiye ububasha kandi niyo yageze muri systeme mbere. Ikindi urukiko rwavuze ko rwizeho kandi rukarwigaho ku buryo bunonosoye no kureba nimba uyu mukobwa bararyamanye na Uwihoreye Jean Bosco bakunda kwita Ndimbati atarageza igihe. Ubucamanza bwavuze ko Uwihoreye Jean Bosco yatanze itariki ya kabiri z'ukwa mbere avuga ko aribwo umukobwa babonanye naho umukobwa mu 2020 naho umukobwa agatanga itariki ya 25 z'ukwa 12 mu 2019 banyuranyaga amatariki. Urukiko rwavuze ko rutamenya itariki ya nyayo kuko nta ugaragaza ikimenyetso simusiga kigaragaza ko itariki avuga ari ya nyayo, ahubwo ruvuga ko ubushinjacyaha bufite inshingano zo kumenya no gushaka ibimenyetso. Kuba rero ubushinjacyaha budatanga ikimenyetso simusiga cyerekana ko bahuye ku itariki ya 25 z'ukwa 12 2019 ari rwo rwagakwiye kuba rushaka ibimenyetso bityo rero rwemeza ko nta wakwemeza itariki babonaniyeho. Urukiko kandi rwize ku kigendanye no kuba yaranywesheje inzoga umwana rusanga nta kimenyetso simusiga kibigaragaza. Urubanza rero ruciwe aka kanya ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rucibwa mu ruhame. Hanyuma hari abantu benshi bari hano bafite ibyishimo, hari abitabira urukiko hano ndi kumwe n'umupapa umwe. Papa wiriwe? Mwiriwe. Nge sinakubwira ibyishimo mfite kuri aka kanya. Nge ndi umukunzi wa Ndimbati cyane uko nkunda filime ze, hari na filime nyinshi twagiye duhuriramo ahantu henshi hatandukanye ariko by'umwihariko naraye ntasinziriye ngira ngo nze kumva urubanza rw'uyu munsi uburyo ruciye. Hanyuma mbere ko rucibwa wari umeze ute mu mutima? Mva nari mpangayitse kuko ubushize barusoma mbambe baburana nari impari nararukurikiranye rwose kuva hasi kugera rurangiye. Ubu rero naraye ntasinziriye nageze hano saa 6 nje kumva nemeye ndategereza amasaha 2 ngira ngo byibura saa 9 zuzure mpageze. Ako ndashima Imana ndishimye cyane ntabwo wakumva ibyishimo mfite. Hanyuma ubushinjacyaha bwari bwamusaba imyaka 25 abaye umwere. Umva ntago nawe n'ukuntu mbikubwiye nge sinabyumvaga ariko nawe mfite ibyiringiro yuko nimba atashobora gutaha uyu munsi. Hanyuma rero ubushinjacyaha bwanzuye ubucamanza bwanzuye ko butegetse ntago busaba butegetse ko Ndimbati arekurwa aka kanya. Butegetse urarara umubonye? Nge numvaga aka kanya ari ibishoboka bakaraye bamuzanye kuko nimbavuze ngo bategetse iyo bategetse ntago ruvuga ngo baza bategetse ari ibishoboka guhita dufata kwa Esther n'abafana bose bari hano n'abakunzi bose. hano emotions nyinshi kugira ngo Jade wenda umufashe uri kumuhagarara ngabashe gukomera. Jade nicyo avuga kuri Satana aratsinzwe. Jade kumva gute mwana? Imana ishimwe. Yo arafunguye Ndimbati. Arafunguye. Bajya kumuzana. Ire urengana twarabivuze. Barengana Ndimbati. Nkuko mubona ni umuhanda Ndimbati cyane kubwa munsi aka kanya Fideus nire jambo wamubwira. Fideus uriya uriya
bikemutse nta kintu narenzaho n'ibyishimo. Abakoze cyane nk'umubyeyi n'icyo wabwira abantu bakurikira ikibazo ziri hano abandi bagiye kuzagarira abana undi arakomeza gukurikirana inshingano nk'uko yamufashaga, ntabwo ahita abireka n'undi agakomeza nk'umubyeyi, ntabwo ahita abireka n'undi agakomeza inshingano. mu gihe wari utegereje umwanzuro w'urukiko mu mutima wawe umeze ndishimye cyane. Imana ikize neza. Hari ibintu warigeze ubirota. Je sinjya mbyina mbere y'umuziki ariko kuko nzi ko ubutabera bwacu bureba kure. Imana ishimwe. Jad umeze nko Kera hose aba bacamanza bari. Jad uri mu rukiko Mu gihe cya mbere aba bacamanza bari ngo ibintu byose babisesengure. Jad watangiye guserebura batarafata umwanzuro. Maze kubyumva karere kamegi tugiye kumuzana. Hari imihango yindi urukiko rugomba gukora, hari amakisiyo rukora gereza igahita bibona birangiye yararataye. Muri make mu gihe systeme iri ikoreshwa n'ubucamanza yagaragaza yuko urukiko rwamaze gushyiramo umwanzuro yahita ataha ako kanya rwose. Kiri kibazo metre mwebwe nk'abantu bashobora kuba bararezwe wenda mukaba mubonye ko nta urukiko nta shinge bya ruhaye, ntabwo mushobora kuregera indishyi zuko barabise. Oya. Ibyo sinabimwashye. urundi rubanza rwiyongereye kuri nyinshi z'ibyamamare waburanye ugatsinda kuva mu 2015 waburana rwa Bruce Melody rwa Fireman wararutsinze n'izindi wavuga ko umwe mu ba metre baburanira ibyamamare kandi bigatsinda ko kubaza atababeshye. Ibyo sinaba ariko nabivuga nubwo baba ari ibyamamare ko nabakiriya nk'abandi. Iyo ngize amahirwe ngasanga dosiye yabo ifite uko yakoreka ni nk'iy'abandi, ntago navuga ngo nuko ari ibyamamare ariko kuba bo duhura ni abantu bose nagiye nkora kuri Bruce Melody koko nibyo n'uyu Ndimbati niwe wamunyohereje. Reka mwite Ndimbati noneho kubera ko yareko. Itangazamakuru ryo ryitwaye gute mu rubanza rwawe? Uru rubanza itangazamakuru ryakozemo amakosa menshi. Rimwe bakavuga ngo yarekuwe, ntibazi gutandukanya gusabirwa igihano cy'imyaka 25 no gukatirwa 25. Abantu bakavuga ngo yarekuwe rutaranasomwa, bagiye babikora nabi cyane. Numva ku nkuru zo mu butabera bajya basaba interview abavugizi b'ibyo bashaka kuvuga akaroba byivugira aho kugira ngo umunyamakuru byandike ko bitari. Ubutabera butangwa mu nyungu za rubanda. Ubutabera butanzwe kuri Ndimbati bivuze iki ku butabera mu Rwanda muri rusange? Nawe wabyivugiye ni mu nyungu za rubanda, ni ukuvuga ko sinzi ikintu narinze ni mu nyungu za rubanda nyine. Ndimbati nawe ararenganuwe nk'uko nawe ari umuturage, nawe ari rubanda, nawe rega ubutabera buramureba, nawe bugomba kugira icyo bumukorera. Niba bubona arengana agomba kurengana, niba bubona arengana agomba kurenganurwa. Abahiri icyaha yakoze bakabona bufite ibimenyetso cyamuhama, ariko ntabwo twavuga kuko ari ikimenya bose navuga ngo ni icyamamare, ntabwo byamugira umwere. Hari undi muntu washyizwe mu majwi umunyamakuru uvuga ko hari ibyo yasabye Ndimbati kugira ngo itajya hanze. We murabijyana mu nkiko, hari n'amakuru yavuzwe ko nawe ubwe yagiye kubarega. Ese hari dosiye mwigeze mubona ko yabarize? Bimeze bite ubundi hagati yanyu n'uriya munyamakuru? Iyo dosiye rero ntayo nzi ngewe. Mu rukiko yaravuzwe kandi ibyo bintu byavuzwe nge ntarahabwe no dosiye. Bivuga ko byavuzwe bagikora inkuru mbere. No kuvuga ngo dosiye nge nayibonye Ndimbati yafunzwe. Ubwo nuvuga ngo ibi byabaye mbere wenda ni uzabikurikirana, naza akabona dushobora kubikurikirana azabimbwira turebe ko tubikurikirana. Umunyamategeko kenshi wunganira umuntu aba n'umujyanama mu by'amategeko. Ndimbati akubwira agiye kurega umunyamakuru avuga ati umunyamakuru igihe cyose maze muri gereza nubwo mbonye ubutabera ariko nararenganye. Mu nama bamugira harimo yuko yarega umunyamakuru cyangwa bavuga uti anyeretse ibimenyetso nkabona bishyigikira ibyo avuga, nagira icyo mbivuga, ariko bose reka nifate ne kugira icyo mbivuga ko narabona ibimenyetso ashingiraho. Metre umuburanyi ashobora kujurira ubushinjacyaha buramutse bujuriye twabona mugarutse mu rubanza cyangwa rurapfundikiwe? Oya, ntabwo rupfundikiwe. Uru rubanza rusomwe ku rwego rwa mbere, rufite uburenganzira. Rero ubushinjacyaha bufite uburenganzira, nabwo ni umuburanyi nkatwe, nkuko natwe iyo atagirwa umwere twari kujurira, wenda nabo bufite uburenganzira bwo kujurira nyuma mu minsi 30 uhereye umunsi rwasomewe. Murakoze cyane. Murakoze kandi nanjye ndabashimiye. Nge ntabwo njyamaze kubabwira. Ndamuzi Ndimbati turaturanye. Ndi cyane. Ndimbati niyamamare. Akabari kandi niho turi bunywera uyu munsi. Ndimbati turanywera mu kabari k'uyu munsi. Ndimbati niyamamare. Ndimbati n'umuturanyi wacu.
na ruveje karama twari twarabuze umuntu rero ndimbati mumubwira ngo wamamare aka kanya adafungurwa mwe kubyakira baba we nari gutangira kurira baba we twari dufashe iby'iburyo ababyeyi ikintu basengeye ukagibana wishimye ndimbati yari iki kuri wowe ntacyo rwose n'umuturage umuturanyi wacu ndimbati burya mwamuturanye gute atarafunga safunga bwo mwamufashije afunzwe twarababaye pe turababara turarira urabona tutazanye jana musanze yaranda mubwira ni ngende ndimbati ndamucyura ndimbati nabwo ndamucyura niyamamare rero aka kanya abakobwa baningira abakobwa tuzajya tubahana kuko buriya abujije abana kurya nasimuwe yamugiriraga azongera kuzimugirira ndimbati ashaka kuza akabati nanjye sinabonyana mu nkiko cyareka kumpuwe ze azafasha abana kuko ari amara yo mu mara ye ariko uriya mugore yaramuhemukiye iyo atamufungisha yari kuzabona ibintu bya bimurenze umuntu yaramurereraga avuga ati ni 10,000 cyangwa 15 nzajya muha ariko iyo atamufungisha urwobo bamucukuriye baruteremo insina sister wacu ngaho gira inama uha abakobwa batoya rero muri no minsi abakobwa bato turabafite turi kubyara